Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Igitondo cyiza bantu b'Imana, turashima Imana kubw'iki gitondo cyiza Imana ituremeye, Imana iduhaye, igitondo cy'umugisha, igitondo cy'ubwiza. Ni muri ya saha ya saa 9 tuba imbere y'Imana dusenga, tubaza icyo Imana ivugana natwe, n'icyo Imana idushakaho, n'icyo Imana itwifuzaho. Muri aya masaha munyemerere tujya imbere y'Imana, twongere dushima Imana. Imana yabanye nawe, Imana yakuzigamye, Imana yakurinze. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Mana nkuru, Mana ikomeye, Mana ihambaye, mwungeri wacu, byiringiro byacu, Data tugarutse imbere yawe muri iki gitondo. Mana tuzanywe no kugushima, Mana tuzanywe no kuguhimbaza, Mana tuje kuvuga gukomera kwawe, Mana tuzamuye icyubahiro cyawe Data, kuko ibyacu natwe ubwacu Mwami ni wowe tubikesha Mwami. Uri imbaraga zacu Mucunguzi, uri ibyiringiro byacu Mwami. Iki gitondo twongeye kuza imbere yawe, iki gitondo twongeye kwibuka Nyagasani Data, kuba turiho n'imbabazi zawe, kuba turamutse n'ubuntu bwawe. Turagushimye kuko watuzigamye, turagushimye kuko waturinze, turagushimye kuko turi amahoro. Kuba tubyutse Mwami bikemera, tukavuga tukagenda bigakunda, n'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe Data w'Isirayeli. Ntabwo byabonywe na bose Mwami, hari abatabishoboye kubigeramo, ariko twebwe Mwami Mana turi amahoro, mwungeri mwiza, turi bazimu Uwiteka. Tugushimiye kuko watuzigamye, turagushimye kuko Uwiteka abatambutse, abagiye Mwami, abageze ahakikerwa Mwami, mu izina rya Yesu ni benshi, ariko Mwami twebwe kuba turiho, kuba turi bazima Mwami Data nyiribihe, ntacyo twarushaga abandi, nta n'icyo Nyagasani Data, ntabwo twarabakiranutse kubarusha, suko twarabatoni imbere yawe oya Mwami, ahubwo Uwiteka ukora uko wishakiye mu gihe ushakiye Mwami. Turagushimye kuko turi amahoro, turagushimye kubw'uyu munsi uturemeye, umunsi mushya Mwami, umunsi ufite amateka yawo, umunsi ufite ubwiza bwawo, umunsi ufite n'ibibi byawo. Twemerere Nyagasani Data, uyu munsi reka umunsi w'umugisha, uyu munsi reka umunsi w'ubutsinzi, uyu munsi reka umunsi w'imbaraga, umunsi Mwami reka umunsi wari wo gusohora kw'amasezerano yacu Mwami. Hari icyo watuvuzeho, hari icyo wavuganye natwe, hari icyo wadusezeranyije, kandi Mwami ijambo ryawe rirambwira ngo Mwami Mana uri Imana itabesha, uri Imana itajya yicuza. Icyo wavuze Mwami ugikurikirana Mwami Data ingoma n'ibihombe kugira ngo gisoze. Uri Imana itabesha, mbese ngo hari icyananira Imana mu gihe cyashizweho? Oya Mwami, nta cyakunanira. Twemerere Nyagasani Data, turasenze mwungeri mwiza ngo Uwiteka Imana nyiringabo, uyu munsi reka twinjire mu mwuzuro w'umwami wacu, uyu munsi reka twinjire i Kanani, uyu munsi reka twinjire Nyagasani Data aho duhamagarira, mu izina rya Yesu Kristo. Mana kora ibintu bikomeye Mwami, tsinda ibidutsinda, rwanya ibiturwanya, turengere mu izina rya Yesu. Buri ntege nke zacu Mwami zihinduke Nyagasani Data imbaraga, buri kunanirwa kwacu Mwami uhinduke gutsinda, buri Nyagasani Data wera wise Mwami. Uwiteka we turakwingize Mwami, utwubake nk'amabuye mazima, utwubake Nyagasani Data, natwe twubakike, natwe duhagarare, natwe tuguhimbaze, natwe tugukorere mu izina rya Yesu. Mana nyiringabo Uwiteka, twatuye imbaraga z'umwuka wera, twatuye umwuka wawe Mwami Data wera w'Isirayeli Mwami, wadusezeranyije, kandi Mwami Yesu Data iryo sezerano ryarasohoye. Uravuga ngo Mwami Mana birakwiriye yuko ngenda, ariko nugenda Mwami ngo umufasha azaza, uwo azatwigisha, uwo azatubwira ibyo utigeze utubwira, uwo Mwami Yesu azatuyobora Mwami Mana. Niwe dukeneye mu buzima bwacu, niwe dukeneye mwungeri mwiza. N'iryo sengesho ryacu Mwami, mwuka w'Imana ganze, mwuka w'Imana tegeke, mwuka w'Imana yobore mu izina rya Yesu. Reka Mwami Data mwuka wawe yica ibidafite umumaro, buri giti cyose Mwami Data nyiribihe nyir'ubutware atateye mu buzima bwacu kiranduke mu izina rya Yesu, kiranduke Uwiteka. Igiti cyose Mwami cyatunanizaga, cyadusubizaga inyuma, gituma tudagera mu bwiza bw'Imana, gituma Nyagasani Data wera wise Mwami tutaguhimbaza uko bikwiriye, muri iki gitondo turasenze ngo buri giti cyose Data atateye kiranduke mu buzima bwacu Mana.
Mana nyiringabo Uwiteka papa, turasenze Uwiteka ngo uduhe umutima mushya mu izina rya Yesu Kristo. Dukuremo umutima ushaje, dukuremo umutima wahahise, dukuremo umutima w'ubwibone, dukuremo umutima nyagasani data wo ndabimenyereye mu izina rya Yesu. Umutima mushya, umutima nyagasani w'inyama, umutima wo kukuramya uko bikwiriye, umutima wo kuguhimbaza, umutima wo guca bugufi, umutima wo kumenya, umutima nyagasani wo kugendera munsi y'ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe. Twemerere mwungeri mwiza, uduhe umutima mushya. Iki gitondo mwami turasenze ngo twigishe gusenga, twigishe gusenga mwami nk'uko abigishwa bawe mwami basenze barakubaza mwami ngo twigishe gusenga. Muri iki gitondo natwe turasenze ngo Uwiteka mwami twigishe gusenga. Uwiteka Imana nyiringabo utuyoboze inzira yawe, utuyobore inzira yawe, inzira y'ukuri, inzira y'ubugingo, inzira yo kukumenya, inzira yo kukubaha, inzira yo guca bugufi mu izina rya Yesu. Mana twemerere ukuboko kwawe kutubeho kukwezi Uwiteka, kubukwezi ko kuyoboza. Turi imbere yawe mwami Mana nyiringabo Uwiteka, turimo mwami Mana kwitegura, isi yose iritegura kujya mu wundi mwaka. Ariko Uwiteka mwami turasenze muri iki gitondo ngo uduhe amakuru y'umwaka utaha, uduhe n'iki mwami dushakaho, n'icyo twifuzaho, n'icyo dukeneyeho mwami muri umwaka utaha 2025. Hari icyo twifuzaho, hari aho tujyanye mwami, hari aho nyagasani data turimo kuva, hari aho twifuza, hari aho dukeneye. Ariko Uwiteka mwami kuko tuva mu bwiza tujya mu bundi, kandi ijambo ryawe riratubwira ntabwo dukwiriye guhama mu bya mbere, ahubwo mwami Mana data twigira imbere mu izina rya Yesu. Hari aho turimo kureba, hari aho amaso yacu arimo kureba, hari aho nyagasani data dukeneye mwami. Turasenze ngo duteze urutambwe rwo mu mwuka, urutambwe rwo mu bifatika, urutambwe nyagasani data rwo kumenya mu izina rya Yesu Kristo. Mana turagushimiye, Mana tuguhaye icyubahiro, Mana tugushize hejuru. Uri mwiza papa, nta wundi uhwanye nawe. Shimwe ni ryawe mwami none n'iteka ryose, amen. Yesu nashimwe cyane. Torero ry'Imana twongeye kubaha ikaze kandi turabakiriye muri uyu mwanya mwiza wa nibature cyangwa morning devotion. Tuba turi imbere y'Imana, tuba dusenga, tuba twumva icyo Imana ivugana natwe. Imana yacu ishimwe cyane. Torero ry'Imana, hari ubuhanuzi buri mu mutima wanjye, hari icyo Imana irimo kuvugana nanjye ku bintu cyangwa ku mwaka wa 2025. Imana yacu ishimwe cyane. 2025 hari icyo Imana irimo kuvuga, hari icyo Imana irimo kuvuga ku buzima bw'umwaka wa 2025. Imana yacu ishimwe cyane, kandi nifuje yuko nawe dushobora kubusangira cyangwa dushobora gusangizanya. Hari amakuru maze kumenya makeya y'umwaka utaha. Imana yacu ishimwe cyane. Torero ry'Imana, mu gihe nakoraga iyi meditation mbaza Imana uko umuhanda wo muri 2025 uzaba umeze, n'amakuru awunyuramo cyangwa abazawunyuramo bagomba kuba cyangwa bagomba kumenya. Imana yacu ishimwe cyane. The useful information cyangwa the traffic information for 2023. Imana yacu ishimwe cyane. Abagenzi cyangwa abazawunyuramo icyo bakeneye kumenya. Imana yacu ishimwe cyane. Nabashije kumenya ibintu bigeze ku 8, ariko muri iki gitondo ndavuga ku bintu 4, ibindi nzabikomerezaho ku munsi w'ejo. Imana yacu ishimwe cyane. Ikintu cya mbere, Yesu Kristo azakomeza kuba ku ngoma, kandi azakorera mu butware n'ubushobozi asanganywe. Imana yacu ishimwe cyane. Yesu nashimwe. Torero ry'Imana, Yesu Kristo azakomeza kuba ku ngoma kandi azakorera mu butware n'ubushobozi asanganywe. Yesu ashimwe cyane. Ayo niyo makuru ya mbere muri iki gitondo nifuje kukubwira, nifuje kugezaho, kandi nifuje kugira ngo ushobore kumenya yuko Yesu Kristo azakomeza kuba ku ngoma. Ni ijambo riri mu Byahishuwe ibice 17 n'umurongo wa 14. Haravuga ngo bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama
azanesha, kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami, kandi abari hamwe nawe bahamagawe, batoranyijwe, bakiranutse, nabo bazayinesha. Imana yacu ishimwe cyane. Torero ry'Imana, turi mu bihe cyangwa turimo twinjira mu bihe, ariko ijambo ry'Imana muraryumvise mu Byahishuwe 14:14. Yesu Kristo azakomeza kuba ku ngoma, kandi azakomeza mu butware, azakorera mu butware n'ubushobozi bwe asanganywe. Imana yacu ishimwe cyane. Icya kabiri, Bibiliya izakomeza kuba igitabo umunyabwenge azashakiramo ibisubizo mu bibazo byose bizitokeza cyangwa bizaza mu buzima bwe mu mwaka wa 2025. Haleluya. Torero ry'Imana, ndavuze ngo muri 2025 Bibiliya izakomeza kuba igitabo umunyabwenge azashakiramo igisubizo ku bibazo byose bizaza ku buzima bwe. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yoshua igice cya mbere n'umurongo wa 8. Haravuga ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe, ukabashishwa muri byose. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Muri uyu mwaka wa 2025 tugiye kwinjiramo, ndagira ngo umenyeshe ngo Bibiliya izakomeza kuba igitabo cy'umunyabwenge azashakiramo ibisubizo. Icya gatatu, mu mwaka wa 2025 amasengesho y'abera azakomeza gukora. Mu gihe cyose uzayakoresha azasaba mu izina rya Yesu Kristo. Yohana 14:13. Yohana 14:13 haranditse ngo, haravuga ngo kandi muzasaba, kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera, kugira ngo data yubahirijwe mu mwana we. Muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo wa 2025. Ikindi tugiye gusorezaho, ibindi tuzakomeza, ndagira ngo ubwire ngo umwuka wera azakomeza kubana n'abera. Yesu nashimwe cyane. Umwuka wera muri 2025, umwuka wera azakomeza kubana n'abera, kandi azakorera mu mbaraga ze z'ikirenga asanzwe akoresha. Yohana 14:18 haravuga ngo sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Umwuka wera ni isezerano ry'abera bose. Imana yacu ishimwe cyane. Reka turebe no muri Luka ibice 24 ku murongo wa 49. Haravuga ngo kandi dore ngiye kuboherereza ibyo data yasezeranyije, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Torero ry'Imana, bwoko bw'Imana, reka dusoreze hano, tuzakomerezaho ku makuru make yamaze kumenya mu mwaka utaha. Ndagira ngo ubwire ngo umwuka wera azakomeza kubana n'abera, kandi azakomeza gukorera mu mbaraga ze z'ikirenga asanzwe akoreramo. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ndakwinginze aya makuru yagira yawe, kandi aya makuru nagiye kwinginze uyiteho cyane, uyandika ahantu. Yesu nashimwe cyane. Izi ni inzira, cyangwa aya ni amakuru ushoboye ukeneye kumenya mbere yuko winjira mu mwaka utaha. Data turagushimiye, Mana tuguhaye icyubahiro, Mana tugushize hejuru. Ndasenze muri iki gitondo Mwami ngo uduhe kwita kuri aya makuru,
uduhe kwita kuri aya makuru. Data Nyiringabo uratubwiye ku makuru y'ibanze yo muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Data uravuganye natwe mu buzima bwacu, uravuga ngo Yesu Kristo azakomeza kuba ku ngoma Mana, kandi azakorera mu butwari n'ubushobozi asanganywe. Mwami turasenze ngo Yesu Kristo reka akomeze gutwarira mu buzima bwacu, mu izina rya Yesu Kristo. Reka twubakwe kuri Kristo, reka twubakwe kuri Kristo. Data wongera uratubwira Mwami ngo Bibiliya izakomeza kuba igitabo umunyabwenge azashakiramo igisubizo ku bibazo byose azahura nabyo mu mwaka wa 2025. Twemerera Uwiteka nk'uko wabwiye umugaragu wawe Joshua, uramubwira ngo ibiri muri iki gitabo n'akarorero Nyagasani Data wera wizere Mwami kubisoma. Muri iki gitondo turasenze ngo wongere Nyagasani Data uduteremo inyota yo kongera Mwami gushaka ijambo ryawe, gusoma ijambo ryawe no kurigenderamo. Mwami turasenze twari tuguye umwuma w'ijambo ryawe, umwuma Nyagasani Data wo kudasoma ijambo ryawe Mwami, ariko turasenze ngo utwambike imbaraga zo gusoma no kumenya. Mwuka wawe Mwami atubeho nyiribihe. Data nk'uko uvuganye natwe uravuga ngo amasengesho y'abera azakomeza gukora mu gihe cyose uzakomeza uzasaba mu izina rya Yesu Kristo. Mana twemerera Uwiteka, niwe wavuganye natwe Mwami mu ijambo ryawe Data ngo icyo tuzasaba cyose mu izina rya Yesu tuzagihabwa, kugira ngo Data ahabwe icyubahiro, aheshe icyubahiro umwana we. Twemerere Nyiringabo Uwiteka umucunguzi wacu Mwami, dushoboze tuyobore Mwami, utuyobore mu izina rya Yesu uko twasenga, kuko ijambo ryawe Mwami rirambwira ngo turasaba ntiduhabwe, kuko dusaba nabi, dusaba Mwami bitewe n'amarangamutima yacu. Ariko mu izina rya Yesu Kristo Mwami ukomeye, utwigisha gusenga. Data Nyiribihe Uwiteka, nk'uko Mwami uvuganye natwe, Umwuka wera azakomeza kubana n'abera muri uyu mwaka Mwami tugiye kwinjiramo. Turasenze Uwiteka, Mwuka w'Imana Data wera wizeye Mwami ngo wuzure ubuzima bwacu kandi tuyoborwe nawe. Mwuka w'Imana aganze, Mwuka w'Imana ategeke mu rugo rwacu, ategeke mu kazi, ategeke mu bana bacu, ategeke mu izina rya Yesu mu miryango yacu. Mwuka w'Imana turaguhamagaye, tuyobore tugendane nawe mu izina rya Yesu. Mana Data wera wizeye, turagushimiye, tuguhaye icyubahiro, tugushize hejuru nk'Imana ikomeye, nk'Imana ihambaye, nk'Imana yera, nk'Imana ikiranuka. Urakoze Mwami Yesu. Mana tuguhaye icyubahiro Data uyu munsi ku munsi w'umugisha, kandi uwo munsi w'ubutwari, kandi uwo munsi w'ubutinzi, kandi uwo munsi wo kunesha mu izina rya Yesu. Reka tubone ubwiza bwawe, reka tubone icyubahiro cyawe. Urakoze Mwami, turagushimiye. Shimwe ni ibyawe Mwami, none n'iteka ryose. Amen. Mana ibahe umugisha, Mana ibagirire neza. Birashoboka yuko ukeneye kumenya aya makuru asigaye, tuzakomerezaho ku munsi w'ejo. Twemerere, ndagusabye kugira ngo wowe, birashoboka yuko utarakora subscribe kuri iyi channel kugira ngo uzajye ushobora kubona amakuru yacu agezweho. Imana ibahe umugisha, ubikore kugira ngo uzajye ubona notification zacu mu gihe tugiye live. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Shalom.